nyine ndi single kitumva n'iki se ndi single wanyu ibintu by'abasore ubu nta gahunda habe na gato uzi buriya abasore nakundanye nabo gitangaje cyanaje kubabara mu rukundo mani abasaza nibo bagira urukundo muri iki gihe umusaza aragukunda akakubaha akaguha buri kimwe akaguha agaciro so iyo kumwe n'umuntu w'imyaka 50 mukaryamana wowe wumva hari akabaraga kakirimo cyangwa urukumva nta kigenda eyo ni umuhungu wanyu Piyoni Kasoezi iyi ni Legacy TV komeza gushima ko subscribe uherereye mu ntara y'Amajyaruguru amajyepfo y'Iburengerazuba Burasirazuba mu mujyi wa Kigali uri umuntu w'ingenzi kuri Legacy TV aba diaspora muherereye Aziya Amerika Oceania Uburayi n'ibindi bihugu bya Afrika abantu b'ingenzi mbere na mbere dushimira cyane abantu bari muri Australia kabisa abantu b'ingenzi Poland turabona Abadukurikira Zambia Kenya Burundi Norway abantu b'ingenzi imbere yanjye kuri Legacy TV kuri kamera zanjye ku screen yanyu murabona umukobwa mwiza cyane babisa umukobwa guhera hasi ni mwiza hejuru ni mwiza twagera ku minwa hangaha noneho JP ni hagatanisizira mama yiwe okay sister bimeze bite ni sawa urakomeye cyane urebye ntacyo mbaye ako shaho uvuga neza umukobwa urakoze cyane ukuntu uvuga neza ariko barabikubwiye ubwo bimbwiye buriya niko nyine bimeze tu niko wabyumvishe uvuga nka Anita Pendo neza cyane sha buri nk'uwa gatanu bimbwiye bikubwiye iyo abantu bakubwiye kuvuga neza cyangwa se uvuga nka Anita Pendo akajwi kagiye kumera nk'akabaze mu kuntu ubyakira ute ndabashimira ko ijwi ryanjye ndarikunda cyane ubwo rero niyo undambwiye ngo mvuga neza cyangwa se kumva yabikunze nanjye numva ku mutima wanjye nishimye so twagiye kure cyane twibagiwe no kukubaza amazina yawe ubwiza bwawe rero buriya hari ukuntu hari akarimba avuga ngo ubwiza bwawe bwansazije nshaka ukuntu nakugera nkavugana nawe ubwiza bwawe bwansazije buri no gutuma nibagirwa n'ibibazo ndibikubaze ubundi mbere na mbere witwa nde ku mazina yanjye rero ni Nzamukosha Adeline Adeline inka se bari kuzizana ko zabuze ntabwo zabuze ubu ni nzayatanga Adeline ari kwishyiraho ni kwa gukusanya akaderi uri mwiza pe murakoze cyane cyose kaneza so umuntu uri kureba ngaha Legacy TV ashobora kuba ati noneho Nzamukosha Adeline watuzaniye ngaha kuri Legacy TV ni umuntu ki w'Nzamukosha Adeline wavutse ryari uvukira he ukurute navukiye muri Congo 94 naje gukurira mu Rwanda ko ari naho ababyeyi wenda ari iwabo navuga ngo njye nakuriye mu Rwanda so wavukiye Congo mu muryango w'abana bangahe umuryango w'abana 6 abana 6 abahungu n'abakobwa ni bangahe wakuze uri umwana wa kangahe nakuze ndi umwana wa 3 mu bahungu 2 abakobwa 4 okay wagize amahirwe se yo kugira ababyeyi bombi uracyabafite cyangwa harimo abitaye kwa Nyagasani no ndabafite birashimishije pe ari ukuntu udatera impundu ntabwo mbyemerewe so hariya ni Adeline okay uzi igisobanuro se cyo kuvuga ngo Nzamukosha icyo biba bishatse gusobanura yego bashatse kuvuga iki nzakoshwa babyumva use nizaragera mu rugo zishobora kuba zitaragera ariko hari ukuntu bizaza tu itari imwe ariko itari yayindi yo gutangira Adeline nkuko bitubwiye ariko wanantunguye no mukobwa wa mbere uvuze igihe yavukiye pe ukavuga imyaka yawe hari ubwo avutse 94 afite imyaka 94 hagenda imyaka ingahe ibaze nawe nyine bikore nyine paka umbwiye imyaka yari nige 94 n'imyaka ingahera ko nyayo nayo ni ingahe ko yari n'umunani
27 okay banga umuntu ufite imyaka 27 kugeza ubu ngubu kandi akenshi abakobwa bakunze gushaka afite hagati y'imyaka 23 na 25 ubu ngubu uri mariye cyangwa uracyarara mu buriri uri kwigaragura nkanjye nakubwira ngo ndi single. Okay, so umbwiye kuri single ese uri single searching cyangwa uri single certified? Nawe urabyumva nyine ndi single kitumva n'iki se ndi single wana kwa kwihirika njyenyine nyine ahubwo ari ukuntu wandangira imbere cyane. Urangire se umusore ungana nkanjye cyangwa urangire abandi bantu bandota? Wapi hejuru y'imyaka 50 uri hagati y'imyaka 50 kuzamura apana kunzanira abandi ba myaka ingahe 20-25 oya. Ubwo ushatse kuba ukunda n'ibisaza ukunda ibisaza ntujye ukunda abasore kabisa. Se umusore se niki afite iki se? Wapi ku myaka 5 yawe aho ngaho twagira icyo tuvugana. So iyo kumwe n'umuntu w'imyaka 50 mukaryamana wumva hari akabaraga kakirimo cyangwa urukumva nta kigenda? Sakanu se nta kantu nyine yagwa amafaranga niyo yabonoka amasoko bimbwiye iki se nta kantu ubundi ibyo tuvugana ni ibyo agacize ngacizanjye. Ari umusaza w'imyaka 50 cyangwa se uri hejuru y'imyaka 60 uwo muryamana hakuryohereza ukumva uri muri feeling zatari no wowe? Ni muri iyo myaka nyine navuze yarariye neza nyine nawe urabyumva akazi kose wane atari wapa nawe urabyumva nta kintu twavugana ariko izo freshere ntuzikomora sumbona se freshere zose nukuvuga ngo uzikomora kuri abo bagabo wivuga abagabo ibisaza ewa ya Adeline mfasha manza nkwite sheri wanje Adeline we uri kutubwira ngo abasaza nibo bakubamo cyangwa se abasore ntibakubamo ese wowe ibyo kuvuga ngo uzashaka umugabo we wabyara umwana wibaruke ntibijya bikubamo cyangwa wowe wumva uzibera single mama mpaka wipfiriye? Mubwize kuri rero ibintu by'abasore ubu nta gahunda habe na gato. Uzi buriya abasore nakundanye nabo gitangaje naje kubabara mu rukundo bivuze ngo singomba kubisubiramo na gato ahubwo ikintu kiriho numva gitanze n'amahoro. Mani abasaza nibo bagira urukundo muri iki gihe. Umusaza aragukunda akakubaha akaguha buri kimwe akaguha agaciro ariko abasore wapi byamvuyemo nta nubwo ngitekereza umusore rwose. Kubyara nzabyara uwo nzahitamo ari wa musaza numva nakunze amagaciro gashoboka ewane namubyarira nta birenze. So ubwo kumubyara ukumva uwo mwana wazaba hate uwo mwana uzavuka muri ubwo buzima adafite se noneho babana mu rugo ahubwo ariko akonde noneho uzaba ugishugurika wumva uwo mwana wawe azabyakira utubwo buzima uzaba waramubyariyemo? Iby'ubuzima rero umwana iyo yavutse agira ubuzima abamo nzaba naramuteganirije njye nta kibazo mbifiteho. Ewa nakubaza se uzaba umuzajya umumwereka kuko nzaba narabiteguye ntabwo ari ibintu bizaba bintunguye. Turacyari ku buzima bwawe ndimo ngenda nkurebaho ndagucukumbura bo yabikurenge ahangaha ndabona wambaye utuntu twa Gucci wambaye style za danje ikoti ryawe narikunze naho nagera hejuru harimo agashanete keza cyane agashanete ahantu kamanukira hagati mwese murahabona mu Cyongereza tuvuga ngo ni breast mu Kinyarwanda bavuga ko ari amabere uko bigaragara ufite amabere wagira ngo niba naritegereje bakobwa benshi atari nomo ukuntu ateye nyine ushobora kuba ateye nk'uko wabyishakiye ukuntu abona neza ni nk'abanika imineje ibanga ufite ni irihe ntibarayakoramo cyangwa hari irindi banga ryibisha inyuma? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ni benshi babyibazaho ariko reka nkubwire ko kugira mbe gutya nari ndambiwe ko bansereza abajama baranserezaga ngo nta kintu ndiho ntabere numva ni ibintu nanjye ubwanjye bigezaho bigize ute ariko ndavuga ati wapi iyo kashe zihari
uko waba ukeneye kubaho kose ubuzima waba ukeneye ububamo uko bikwiye. Uko ubibona gutya rero nta kindi byabaye ngombwa ko njya mu Bwongereza i Londres. Babimfashamo none ibisaza byaba bimaze iki? Byabimfashijemo nyine ku dolari. Ubwo rero nabonye nyine bigenze gutyo ndavuga ati wapi, nta mpamvu amafaranga icyo abereyeho ni ukuyakoresha, ni ukwishimisha. Fata umwanzuro nyine wo kugira ute uko bigenza gutya. Ibi rero nyine hari ubibona musaza akavuga ati ahangaha ndahago ubusigaye bakurura cyane kubera gutya nyine nyine hari abantu babikunda. Bishobora kuba bihenze se? Birahenze rwose. Ni ibintu ugomba gukora wateguye. Kumva rero nk'umukobwa arihebye ngo nta kibuno afite, nta mpamvu yo kwiheba. Shaka inoti ubundi hari ababigukorera ukabaho ku buzima wane ukubona akavuga ati umukobwa n'uyu. Ni imbere cyane rwose. We icyo asabwa ni inoti, kandi inoti abazifite barahari. Reka nkubwire ubuzima bw'iki gihe rwose kuri iyi si nta musore ugira urukundo. Wapi nawe nta musore ukigira urukundo. Umusore araza akakwemeza buryo ki ari wowe mukobwa wenyine akunze pe, ejo n'ejo bundi ukamusanga hari ahandi yibese. Ibyo rero bibabaza umutima. Ariko wa musaza shara nimba ari mapu ni mapu, diru zanyu imbere cyane. Reka tugaruke kuri lifestyle yawe ukubayeho muri iyi minsi. Uretse kubijya ngibyo gukora amafaranga mu kufatana n'ibyo bisaza n'iki nta kandi kantu ukora? Akandi kantu nkora rero nacyo cyaba kinyinjiriza nkina filime. Uri umu actress? Yes. Ukina muri filime yitwa ngiki? Filime Ikiriyo cy'urukundo. Ikiriyo cy'urukundo? Yego. Muri filime Ikiriyo cy'urukundo ukinamo uri nk'iki wakitinga nyine role yawe muri iyo filime ni? Role yanjye nta kindi nk'uko mbikubwiye ni ku musaza rwose. Ni ku noti ze tukahatwika. Ukina n'uri inshoreke ucinya umukunda kabisa. Umusaza se w'ibyamana yitwa nde? Ariko nshobora kuba narebo ntari setora jambe. Nago wibeshe. Ariko ku izina rya Ndanda. Yego. Ubwo se uri gukina Ndanda cyangwa setora jambe mu kintu cy'urukundo ubona bimeze bite? Turakinana nyine. Hajya mushaka gukora kinanye nawe kumva wowe wabuzana bw'ubuzima bwawe bwo gukunda abasaza, ushobora guhita umukunda bikava muri filime bikaba byajya ku ruhande. Burya akazi aba ari akazi. Ukora akazi kakarangira ugakora izindi gahunda n'ibyo ngibyo. Ubwo nimba ari muri filime nyine ni akazi. Abakinnyi mu kiro cy'urukundo mubanye mute muri rusange? Abakinnyi rero tubanye neza, gusa ko wenda hari nk'abo tuba tuziranye gutyo nawe akina mu kiriyo cy'urukundo, ariko kuko wenda tarahura ngo dukine akaba nzi gutyo nyine tu. Yes, yego. Umuntu wakwakira neza mu kiriyo cy'urukundo cyangwa se magana neza kwamaze gukina ubundi? Harimo Afia, ni benshi ko abo wenda tumaze guhura bo ni benshi, kandi abo tumaze guhura ngira ngo turishimirana. Watubwiye ko ukina filime, watubwiye byose ukoramo, ukina na Setora Janvier cyangwa se witwa Ndanda. Ubundi muri rusange ukiri umupete cyangwa se ukiri umwana, wigeze ugira impumbero cyangwa se ubushake bwo kuvuga ko uzakina filime, cyangwa se ahazaza hawe wumva uzakora iki? Urakoze cyane. Nkiri muto nakundaga ibintu bya sene ukuntu cyane ko wenda hari nko ku rusengero nakundaga ibintu byo gukina amatiyatire. Nkumva nyine ko ari ibintu niyumvamo nishimiye, ariko ntago numvaga ko byagera kuri uru rwego rwo kuvuga ngo ndajya muri filime pe.
ko numvaga nta nantu nahurira nabyo, nta kintu gishobora kuba cyahangeza. Bako ni ibintu nyine numvaga nkunda ariko ntazi ngo bizagenda bite. So ukimara kugera muri filime ukayikina, ni iki cyagushimisha kuba utangiye gukina filime? Ikintu cyashimisha rero navuga ngo nuko nagize ku cyifuzo numvaga mfite muri njyewe. Yego. So umuhanzi ubwo ako n'undi bakinnyi ba filime kimwe n'abahanzi, umukinnyi ufata nk'icyitegererezo kuri weho ahangaha muri sinema nyarwanda ninde? Nuza uyu ugirana kano gasetsa ni kande? Byumba. Oya kibyumba. Gakunda inzoga ukuntu. Umukobwa. Alfonsina. Apana Alfonsina. Akina muri filime. Yakinaga filime, ubu rero niwe uyoboye arabakoresha. Shaka umwage kandi n'ikindi gihe naramuvuze. Uyu musiramu. Asiya rero. Asiya ingitangira kureba wenda filime nyarwanda. Nyuma ko nawe yari umukinnyi ariko aza kugira ibyo yigezaho. Ndiro nkavuga ati rwose yobaye abantu bose bageraga nko ku rugero wenda rwa Asiya, ko Asiya ni umuntu yiteje imbere kwani ko nabivuga. Ukumva ko wamuna mukunzi cyangwa se banamwigiraho? Ewani kabisa. Okay, ni iki ubona muri sinema nyarwanda gikwiye gukorwa kugira ngo tube twava ku rwego rumwe tube twagera ku rundi, nkuko tubona izindi sinema nko muri Nigeria cyangwa se Kenya na Tanzania bateye imbere kuturusha? Nyine urabona wenda ikintu ubushobozi ubundi ni ubushobozi, ko ahari ubushobozi nta kintu utakora pe. Ikintu rero kiba gikeneye wenda ni ubushobozi, nk'abantu nyine baba bashoboye, nk'abantu bareba wenda nk'amafilime cyangwa se amasinema nyarwanda, akaba afite wenda nk'inkunga yatera, byarushaho kuba byiza kuko byatuma abantu bazamuka, nka sinema nyine zikagira icyo zigeraho. Tumeze nk'abagana ku musozo w'ikiganiro tutabajyanye ahangaha cyiza ngaha, dore ko turimo gukorera i Musanze kuri hoteli nziza cyane. Nshobora kubaza akantu k'aga challenge noneho ukaza kumbwira utunsubiza ikiganiro cyacu tukagisoza twishimye. Uri ready? Uri tayari dusoze? Ndi ready rwose. Okay. Urambwira intara y'Iburengerazuba igizwe n'uturere tungahe? Nta kibazo mbwira. Uturere tungahe? Gawazi icya kabiri. Gawazi icya kabiri. Umurwa mukuru w'u Rwanda ni uwuhe? Rero ibintu ugiye kumbaza rwose nushaka unkopezi. Ndikubazira nta kibazo. Oya bibonanira si. Nyine ntasubiza se. Okay, kamuze noneho. Nkoze ibyoroshye. Ushobora kumbaza mwese nk'ibyo bintu. Kamuze ibintu tworoshye twagiye. Oya manzi ubwira ibintu ugiye kumbaza ngusubize niwumva ari icyo ndakubaza ikira gukomerera ndakora utuntu tworoshye. Okay, cyamere iki ngiki. Umurwa mukuru w'u Rwanda ni uwuhe? Umurwa mukuru w'u Rwanda. Igisubizo y'icyo wumva icyo. Rata sibyo. Ya nago shaka. Urashaka ngo nkotore ndanze. Okay, kamuzi cyane nimanukira. Nyine kane dukubye kabiri ni kangahe? Kane dukubye kabiri ni 8. Rimwe nkuyemo kabiri. Rimwe ukuyemo kabiri. Cyangwa ni kabiri ukuyemo rimwe. Rimwe nkuyemo kabiri. Ibyo bintu subu bibaho. Ni minus. Waza muri minus. Sibyo ra? Nyine ubwo waza muri minus. Mibare bayize nasohotse ngira ngo nimba ari byo simbizi. Umuntu afite amenyo angahe? 32. Hari abayarenza se? Ese gukwanye mfite 32 yuzu. Shama ubwo nyine bafite ikibazo nawe urabyumva. Ankoza akantu kamwe nikomereza ahangaha. Uramvugira ngo tout ce que je sais c'est que je sais que je ne sais rien. Subiramo? Tout ce que je sais c'est que je sais que je ne sais rien. Uramomeje. Ubu nawe ngiye kwitapagura. Twagiye? Tout ce que je sais. Tout ce que je sais. C'est que je sais. Tout ce que je sais c'est que je sais. Que je ne sais rien. Que je ne sais rien. Tous Waramutse mu cyongereza ambwira ngo iki?
waramutse mu cyongereza morning. So noneho dusoza bwa mbere na nyuma cyangwa se nyuma na nyuma, gira ijambo rimwe ubwira abantu bagumiwe bakiheba, abakobwa bafite intenge runaka bihebye, n'abandi bantu bumva ko gukundana n'abasaza ari ubusazi. Urakoze kuri icyo kibazo. Wenda hari benshi bashobora kuba bakibazaho, ariko reka mbabwire bakobwa muri mu rugo mwicaye iwanyu, mwicaye mutegereje abagabo, mbabwize ukuri, abagabo rega, icyambere umugabo ntatoragurwa, icyo ni icyambere. Ikindi kandi burya umugabo ntabwo agurwa, kuko niyo bibaye ngombwa akaba aguzwe, ntabwo biguhira iyo atari we wifitiye urukundo ngo agukunde, akaba ari we hari icyo wakoze ari ugushora bya bintu. Iyo bigiye nyine arakureka, ko n'ubundi hari abandi baba bafite ibyo bintu washoye. Rero ikintu kiriho, nimba uri umukobwa, umusore cyangwa se wenda n'uwo musaza akaba yakubwira ati ndagukunze, wane muha urukundo abibone, muha urukundo abibone, ibindi byose bigomba kwizana. Niyo nama rwose nababwira, naho kuvuga ngo ufite inenge ngo ugize ute. Icyambere itinyuke, numara kwitinyuka uzagira ku cyo wifuza cyose. Niyo nama rwose nabagira. Ariko ku cyangwa Legacy TV, cyambere nuvuga ngo mwakoze cyane, muri abantu beza cyane, turabakunda. Icyo mbasabira ni umugisha ku Mana, Imana ijye bampera umugisha, ibahe guhaha muronke, mugwize imigisha myinshi. Kora subscribe, kiganiro kigushimisha, ukore share, naga comment ntukibagirwe, utubwire utese uremeranya n'uyu mukobwa ko gukunda n'abasaza bitanga akantu, kuko ufite inenge kukongeza amabere cyangwa se ikibuno ntacyo bitwaye. Ibi byose nabyo nta kintu bitwaye, muri comment uza kubisigamo. So Adeline, wakoze cyane, God bless you, Imana iguhe imigisha. Sante.